nk'uko mubizi rero ndetse no muri icyo kivugo cyanyu abavanga urubyiruko mukavanga imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, ni mwebwe nkingi ya mwamba u Rwanda rwubakiyeho uyu munsi, ni namwe nkingi ya mwamba u Rwanda ruzubakiraho ejo hazaza. Abari hano nk'urubyiruko nimugira imyitwarire myiza bizabafasha, nimugira imyitwarire mibi ntibizabafasha, bizanateza igihombo ku gihugu kiba cyarabatanzeho byinshi kugira ngo mukure mugere aho mugeze. Baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi RGN hutu yanjye niyumvamo, ntabwo nigeze mpakana ko nguturukamo, za Buswahili ni straight nahakoze ishyano, nkora amateka meza mbere yuko ngera hano, uzumva bansebya ngo ntawe ubura abandi, icyo mbarusha nuko nge tubana mbazi, the bad boy simvuga rumwe na twadukunda, bamwe bikuza bakigira utumana duto, agaciro gateye amaniga kurota nabi, gusa nzi kuwa rose nabageza mu gitondo, benshi bari gupfa kandi bahagaze, gusa nzi kuwa pfuye nkuko tumujyana.
bafatanyabikorwa, rubyiruko, ntore z'akarere ka Rwamagana, mwese turabashuje kandi tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze muri iyi nteko rusange y'urubyiruko yaduteranyirije aha ngaha. Ni gahunda isanzwe tugira ku bufatanye bw'inama y'igihugu y'urubyiruko ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana. Muri iki gihe rero bwo iyi nteko rusange ije mu gihe cyiza, ndetse nabanguje mu gihe cyiza cyane, kubera ko ije mu gihe turimo gusoza umwaka w'imihigo, kandi n'urubyiruko narwo nk'uko mubizi ruba rufite imihigo rwahize. Ni igihe cyiza rero cyo kureba ngo ibikorwa byari biteganyijwe mu mwaka turimo gusoza, kuko umwaka w'imihigo nk'uko mubizi urangirana n'ukwezi kwa gatandatu. Bigeze he? Ese ni ibihe bikorwa urubyiruko ruteganya mu mwaka utaha? Noneho tukareba ibyo twagezeho tukabyishimira, tukareba aho byagenze gake tugafata ingamba. Icyo rero nicyo gikorwa nyamukuru cyaduteranyirije aha, ariko tukaza no gusaba urubyiruko muri ibyo bikorwa by'umwaka utaha kubigiramo uruhare bakabigira ibyabo, ndetse n'ibitaranoze neza muri uyu mwaka w'imihigo dusoza tukabasaba kuzabishyiramo imbaraga nyinshi. Nk'uko mubizi rero, ndetse no muri icyo kivugo cyanyu abavanga urubyiruko mukavanga imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, ni mwebwe nkingi ya mwamba u Rwanda rwubakiyeho uyu munsi, ni namwe nkingi ya mwamba u Rwanda ruzubakiraho ejo hazaza. Abari hano nk'urubyiruko, nimugira imyitwarire myiza bizabafasha, nimugira imyitwarire mibi ntibizabafasha, bizanateza igihombo ku gihugu kiba cyarabatanzeho byinshi kugira ngo mukure mugere aho mugeze. Urubyiruko rero ubu rugera kuri 65% by'abanyarwanda bose. Ni mwebwe mubare munini, icyo mwashaka cyagerwaho, aho mwashaka ko u Rwanda rugera rwahagera, kimwe n'uko mushaka kurusubiza inyuma no kurudindiza rwadindira. Ariko abari hano ndizera yuko nta wakifuza ko igihugu kidindira, ahubwo mwese ni ugufatanya n'inzego z'urubyiruko n'inzego z'igihugu zisanzwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Nagira ngo rero mbahe ikaze mwese, ndetse n'abashyitsi turi kumwe hano, ariko ubwo ari njye babanje gutanga ikaze, nagira ngo nanabereke abashyitsi turi kumwe kugira ngo nimuza no kuganira muze kuganira nabo mwabamenye. Turi kumwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 mu ngabo z'igihugu, ni ukuvuga umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Uburasirazuba. Nagira ngo musabe ajye juru abaramutse. Turi kumwe n'umuyobozi wa RIB mu ntara y'Uburasirazuba, we ni inshuti cyane y'urubyiruko banza mumumenyereye. N'abandi turi kumwe bose turabizi ko ari inshuti zanyu cyane, ariko wajyaza muri bya biganiro byo kubabuza ngo ntimuzajye mu biyobyabwenge mukumire n'icyaha. Tunari kumwe nanone n'umuyobozi wa Reserve Force mu karere kacu ka Rwamagana, nawe nagira ngo abaramutse. Ba coordinators b'urubyiruko bo ni ba nyiri igikorwa. Turi kumwe na Bwana Nyamaswa, ni NYC coordinator ku rwego rw'igihugu, ubwo we ni nyiri birori, najye juru nabo baramutse. Tunari kumwe na Isaac uyobora urubyiruko mu karere ka Rwamagana, cyangwa NYC coordinator mu karere, nawe yabaramutsa. Tunari kumwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, abaje bose bahagurukira rimwe bakabasuhuza, murabana umunsi ku wundi. Tunari kumwe n'umujyanama mu nama njyanama waje no gushyigikira urubyiruko, Kansara Francine, nawe yabaramutsa. Tunari kumwe n'abafatanyabikorwa bahora hafi cyane y'urubyiruko, barimo Dimac, barimo Piranu bisigaye yitwa Trinity Metals, n'abandi bose bahagurukira rimwe abafatanyabikorwa, kandi mukaba n'inshuti z'urubyiruko. Abandi basigaye rero ndumva ari abasangwa, ubwo mwese tubahaye ikaze muri ibi biganiro biza kubera aha, tunabashimira yuko mwabyitabiriye. Murakoze.
rusange ifite umwihariko. Inteko rusange ibaye dufite byinshi twishimira byagezweho mu rubyiruko, ariko twifashijwemo n'imiyoborere myiza. Munyemerere n'undi nakire NYS coordinator ku rwego rw'akarere, agiye kutugezaho ikiganiro cy'ishyirwa mu bikorwa by'imihigo y'urubyiruko. Karibu coordinator. Abafatanyabikorwa, namwe rubyiruko, abanyamakuru turi hamwe, mbanje kubashimira. Mwaramutse. Murakoze cyane, ndabashimira ku bwitabire bw'inteko rusange y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana yahuje urubyiruko 774. Uyu munsi rero akaba ari umunsi tugiye kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'inama y'igihugu y'urubyiruko ko yagiye ishyirwa mu bikorwa. Muramfasha na tore yegere hino kugira ngo iyi projecteur ikore abantu babibone uko imihigo yagiye yeswa. Hari imihigo 30 igabanyijwemo inkingi eshatu: ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Ubukungu bufite imihigo 11, imibereho myiza ikagera imihigo 6, imiyoborere ikagera imihigo 13. Iyi mihigo rero ikaba yareshejwe ku mihigo y'ubukungu twayesheje ku kigero kirenga 100%. Imihigo y'imibereho myiza twayesheje ku kigero nacyo kirenga 100%. Imihigo y'imiyoborere ikaba ageze ku kigero cya 98 n'ibice 64. Muri imihigo twavuze rero, mu mihigo y'imibereho myiza y'imiyoborere hari umuhigo umwe watumye dusa n'abasigara inyuma, n'umuhigo wo gusana ibibuga ku rwego rw'akagari. Akaba ari wo muhigo watumye dusigara inyuma kubera ko dufite utugari tutagira ubutaka bwo kuba bwatunganywaho ikibuga, kandi umuhigo uvuga ko nibura buri kagari kagakwiriye kuba gafite ikibuga. Umuhigo wa mbere wari wo gufasha koperative z'urubyiruko kubona ubuzima gatozi. Uyu muhigo twabashije gufasha koperative zigera muri 23, mu gihe umuhigo wari koperative nibura 14 zagombaga gufashwa muri uyu mwaka. Twarazirenze tuva kuri 13 tugera kuri 23. Uyu muhigo tukaba twarawesheje ku kigero cy'100%. Umuhigo wa kabiri wari wo gushinga amatsinda ku rwego rw'akagari, nibura itsinda rimwe ku rwego rw'akagari. Bivuze ngo twari dusabwa gushinga amatsinda 82 mu karere ka Rwamagana, ariko uyu muhigo twashinze amatsinda agera kuri 288 muri 82 yari ateganyijwe. Uyu nawo byatumye tuwesa ku kigero cy'100%. Umuhigo wa gatatu ni uwo gukangurira urubyiruko kwitabira gahunda y'ejo heza, aho nibura twasabwaga 0.5 by'urubyiruko rwose dufite mu karere ka Rwamagana, uko rungana n'urubyiruko 130,746 nibo dufite mu karere. Nibura badusabye ko 0.5% bagomba kwizigama muri ejo heza. Iyi gahunda rero twarayikoze, urubyiruko rugera ku 83,979 bitabiriye gahunda ya ejo heza,
ariko abizigamye ni 2,663 bingana na 2.03 ku ijana. Umuhigo nawo tukaba twarawesheje 100 ku ijana kuko twasabwaga 0.5 ku ijana. Umuhigo wa kane ni ukumenyekanisha no gukangurira urubyiruko kwitabira gahunda ya NEP Kora Wigire. Uyu muhigo nawo twawushizemo imbaraga, ahashoboka hose hakozwe ubukangurambaga inshuro 8 mu mirenge uko ari 14, aho urubyiruko 69,515 rwitabiriye izi gahunda. Abamaze guhabwa turukiti muri aba twavuze uko ari 80 bingaha bahawe ibikoresho muri uyu mwaka baragera kuri 366 n'abandi 24 bahawe binyuze mu matsinda. Hari amatsinda twahawe ibikoresho mu mirenge yose uko ari 14 muri uyu mwaka, ibikoresho bikora inkweto, ibikoresho bidoda imyenda, aho mu mirenge yose twatanzemo ibikoresho ndetse nabo muri bo twabatumiye barahanga kwishimira. Cyazamuye uyu mubare ni umubare w'urubyiruko rwitabiriye kwambara made in Rwanda ibikorewe hano iwacu, inkweto n'imyenda, aho dusanga urubyiruko nibura mu 130 dufite urubyiruko 83 bamaze kwitabira iyi gahunda ya NEP Kora Wigire. Hariho icyizere ko iki gihembwe kiri busoze imibare yazamutse kuko hari raporo tutakoze kuko twabaga tutarasoza iki gihembwe cya gatatu. Umuhigo wa gatanu ni umuhigo wo gukangurira urubyiruko gutera ibiti by'imbuto ziribwa. Uyu muhigo badusaba nibura ko buri muntu wese w'urubyiruko agomba gutera igiti cy'imbuto. Bivuze ngo twari dusabwa gutera ibiti by'imbuto 130,746. Muri ibi biti twasabwaga twabashije gutera ibiti by'imbuto 158,942. Uyu muhigo nawo ukaba waragezweho ku kigero cy'100 ku ijana. Umuhigo wa gatandatu ni ugukangurira urubyiruko umuco wo kwiharika. Ahangaha naho twasabwaga nibura gukora ubukangurambaga inshuro 2 kuri buri mudugudu, kandi nibura urubyiruko 2 ku mudugudu bakaba bakora imirimo yo kwiharika ibasha kubateza imbere itandukanye. Uyu muhigo nawo twawushizemo imbaraga mu bukangurambaga kubera ko abenshi batasobanukirwaga kwiharika, bakumva ko ari umuntu uhinga cyangwa worora, ariko ntibumve ko umuntu washinze iduka, umuntu uri muri processing nawe atarabona ibyangombwa, uwo muntu aba yariharitse kuko ibyo akora bimuteza imbere bigatanga n'akazi kandi bigakemura ikibazo kiri muri sosiyete. Aho nibura uyu muhigo twakoze ubukangurambaga inshuro 16 mu midugudu 474 igize akarere ka Rwamagana, urubyiruko 17,912 muri 948 bari bateganijwe babashije kwiharika. Uyu muhigo nawo tukaba twarawugezeho ku kigero cy'100 ku ijana. Umuhigo wa karindwi ni umuhigo wo gukangurira urubyiruko kwitabira gahunda ya Made in Rwanda. Uyu muhigo nawo twawugezeho 100 ku ijana kuko twari dusabwa gukora ubukangurambaga inshuro 2 nibura abantu 10, twawukoze inshuro zigera ku 1,422 mu midugudu, nibura buri cyumweru twagiye tubikoraho ku buryo butandukanye. Inshuro nyinshi twagiye tubikora ku buryo twabonye urubyiruko rugera ku 117 n'abantu 318 mu bantu 4,740 bari bateganyijwe. Umuhigo wa 8 ni umuhigo wo gukangurira urubyiruko gukorera mu dukiriro. Hakozwe ubukangurambaga inshuro 16 witabirwa n'abagabo 41,223 mu karere kose,
n'abagore 23,417 bose hamwe bakaba 64,650. muri abangaba abitabiriye gukorera mu dukiriro ni abakobwa 528 n'abahungu 382, bose hamwe bakaba abantu 900. muri bari abantu 64,000 nibura abantu 900 babashije kwitabira gukorera mu dukiriro. ahangaha impamvu umubare uri hasi, twesheje umuhigo kuko icyo twasabwaga bwari ubukangurambaga, ariko turacyafite ikibazo cy'udukiriro tutaragera mu mirenge yose, ku buryo dufite ibyiringiro ko muri iyi manda ikurikira udukiriro nitugera mu mirenge urubyiruko rwinshi ruzarwitabira, imibare ikazamuka. umuhigo wa 9 ni umugo wo gukangurira koperative z'urubyiruko kwitabira imurikagurisha ku nzego zitandukanye, nibura koperative cyangwa kampani 3 zikitabira imurikagurisha. kampani 5 na koperative 2 z'urubyiruko zitabiriye imurikagurisha, bitabiriye imurikagurisha ryabereye mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse hari hamwe zimwe muri kampani zacu zitabiriye imurikagurisha ku rwego mpuzamahanga muri Dubai na Qatar, za hano iwacu muri Rwamagana. twabashije gusana ibibuga 47 muri 82 byari biteganyijwe, ukaba uri ku kigero cya 57 n'ibice bitatu. anariwo muhigo nababwiye watumye mu miyoborere dusubira inyuma, kubera ko hari utugari dufite tutagira ubutaka bwa leta bushobora kuba bwakubakwamo ikibuga. niyo mbogamizi niyo yabiteye, naho ubundi urubyiruko turi mu ngamba nta kibazo. umuhigo wa 8 ni ukongerera ubushobozi cyangwa se amahugurwa amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge asanzwe ariho. nibura amatsinda 5 nibura muri buri murenge n'abiri mu kigo cy'amashuri. amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge muri buri murenge no mu mashuri yongerewe ubushobozi ni amatsinda 70 kuri 70, biba ikigero cy'100% ku murenge. yaragizwe n'abagabo 1000 bose mu karere 241 n'abagore 1699 bose hamwe akaba abantu 2940 nibo dufite bibumbiye muri aya matsinda mu karere kose. umuhigo wa 9 ni ukongerera imbaraga itorero inkomezamihigo n'ibyiciro byaryo. ahangaha twasabwaga gukora amahugurwa inshuro imwe mu mwaka muri buri karere agamije kongerera imbaraga urubyiruko ruhagarariye abandi bagera kuri 45 babashe kwitabira itorero inkomezamihigo, ndetse tugera n'urubyiruko rusaga 1000 rwitabiriye urugerero, kandi batumwa no ku bandi, bakaba baragize n'uruhare mu kwesa imihigo no mu bikorwa tumaze kuvuga hejuru. umuhigo wa 10 ni umuhigo wo gushyiraho karabu zo kurwanya ibiyobyabwenge, ihohoterwa rikorerwa abangavu mu mashuri. uyu muhigo nibura twasabwaga karabu imwe yo kurwanya ibiyobyabwenge, ihohoterwa rikorerwa abangavu nibura ku kagari no mu kigo cy'amashuri. hashinzwe karabu zo kurwanya ibiyobyabwenge, ihohoterwa rikorerwa abangavu mu tugari no mu mashuri. mu tugari 69 nizo twabashije gushinga, mu gihe mu bigo by'amashuri zigera kuri 123 muzare ziteganyijwe, zose hamwe zigahuza abantu 12,227. umuhigo wa 11 ni umuhigo wo gukurikirana uko uruhare rw'urubyiruko rwitabwaho mu igenamigambi ry'akarere. urubyiruko rugize inzego zo baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi RGN hudu yanjye niyumvamo, ntabwo nigeze mpakana ko nguturukamo, za Buswahili ni straight naha
nahakoze ishyano nkora amateka meza mbere yuko ngera hano uzumva bansebya ngo ntawe ubura abanza icyo mbarusha nuko nge tubana mbaza the bad boy simvuga rumwe na twa dukunda bamwe bikuza bakigira utumana duto agakino gateye amaniga kurota nabi gusa nzi kuwa rose nabageza mu gitondo benshi bari gupfa kandi bahagaze gusa nzi kuwa apfuye nk'uko tumujyanirira wange wemere ndi mu babikora bikaba ku mwanzi nica vuba ntawe nkoma mu nkokora yitara udahiga ugarutse guca ubuhake icyo nzi cy'abarapa nkanjye uzabasanga hake ababiri ngombwa yuko bamenya baranze bakunda ukundi nta mafaranga bancaho n'ibindi bamwe nita banjye amaniga yanjye babajama mpora nirata ibihe byose baranzi kubw'amavasi meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi kubw'amavasi meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi i Rubavu ni Rusizi baranzi i Muhanga na Nyamagabe baranzi i Nyagatare na Gatsibo baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo baranzi mu Gakenke ni Burera baranzi KGL baranzi